and Shine World Ministry. Tukaba turi mu marushanwa yo gutora aba contestant bari mu marushanwa yo kuririmba. Ushaka guha amahirwe umu contestant waca kuri www.rwandagospel.com ukajya kuri nomero ye ukaba wamuha amahirwe, cyangwa ukajya kuri YouTube channel ya Bishop Aregiste ukareba indirimbo yitwa Ugendane Nanjye, ukaba wakora like ndetse ukandika na comment ukavuga isomo wakuye muri iyo ndirimbo munsi iyo video y'umu contestant waba watoye wahaye amahirwe. Turagutumiye kandi muri Arise and Shine Easter Gala Dinner izaba ku itariki 16 z'ukwa kane 2022 kuri Ahava River saa 10. Ahava River ikaba iherereye Kicukiro, bikaba bizatangira saa 10. Murakoze. Ugendane nanjye mwami muyobozi, ugendane nanjye unyobora inzira, kuko ntaho nagera utari mu ruhande rwanjye. Ugendane nanjye mwami muyobozi, ni wowe wakamije inyanja imbere y'Abisiraheli, ni wowe wakomeje amaboko ya Gidiyoni, kandi ni nawe wo gukomeza ibyiringiro byanjye. Ni wowe Mana nzahora niringira. Yesu ashimwe. Nitwa Munezero Bedi, ni nimero 12 mu marushanwa ya Rise and Shine.